yatuvuga nk'abantu twagendanye nawe mu rwego rwo kugira ngo tumenye. Kweli alituweza kutueleza mbele yenu kama vile watu tulitembea na nyinyi yeye. Ariko mu by'ukuri gahunda nyinshi 90% yo kuba hano kwacu byavuye muri we. 90% yote ilitoka kwake yeye, alifanya kutoka ndani yake. Ntekereza ko twe tutari tubazi, sisi hatukuwa tunawajua. N'igitekerezo cyo gukora iki giterane yarakidusangije ariko cyavutse muri we, na mawazo ya kufanya hii mkutano alituambia, lakini ilitoka ndani yake. Ndamwifuriza umugisha w'Imana cyane no kurama no guhirwa mu buzima bwiwe bwose, na kuishi miaka mirefu na kuwa na heri katika maisha yake yote. Kubera umutwaro agira kwa ajili ya mzigo anakuwa nayo wo kuvuga ubutumwa ahantu abakozi b'Imana benshi, reka mbyite gutyo, batajya bishimira kuba kuko hasharirira uyu mubiri ya Mungu wenye bapendake kukuwa ile fasi, kwa sababu inakuwa kauchungu kwa mwili. Kesha tunezerwa ahantu tugenda bakaturirimbira bakategura nafasi y'imizindaro, wanapoimbia na wanapiga muziki kabisa, mambo inakuwa bagasenga, wanaomba, tunemeranya n'imitima yacu ko bari kwemeranya n'ibyo turi gukora, kubaliana katika kwamba si tunakubaliana na ile ambao wanaifanya. Ariko kenshi cyane igikorwa cy'uvuga butumwa byo mu muhanda cyangwa se kubwiriza abantu babayeho mu mibereho y'ubuzima bwo mu muhanda, sana kwa injili ibyo ukora kuko ntibabizi, na sana kwa injili ya zarani, kwa injili ya barabarani, na watu hawawezi kuunga mkono ile kitu kwa sababu hawajue mambo huko nafanya. Urumva rero ni igikorwa kitabacyoroshye kiruhije, sema ni tendo isiyokuwa rahisi kwa mtu, ariko kandi n'icyo Imana yadutumye n'icyo ubwami bw'Imana budutegeka gukora, na ile Mungu ametutuma kwa ile, na ufalme wa Mungu inatuamuru kufanya ile kitu. Jambo riratubwira ngo Yesu Kristo yarabivuze ngo ntabwo nazanywe n'abakiranutsi ku isi. Yesu Kristo alisema sikuja kwa ajili ya watakatifu duniani, ahubwo ngo Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Mwana wa mtu alikuja kutafuta kile ambacho kilikosekana. Amen. Nyakunda kubibwira abantu ukuntu sana tena watu misiyo we yazanye amatwara y'imbabazi. Mesiya alikuja na tabia ya huruma. Zakayo yari umwisirayeli w'indani wemewe ukuri. Zakayo alikuwa Mwisraeli ambaye amekubaliwa wa ndani, mwana kabisa ubuzima n'imibereho kuko bari munsi y'ububata bw'abaroma, ntacyo bagira, basatira basorera abandi, bakorera igihugu cy'abandi, babayeho nk'uko abandi babishaka, bakora kubw'inyungu z'abandi. Kwa ajili ya woga ambao walikuwa nayo, walikuwa wanatumika kwa ajili ya faida ya wengine, walikuwa wanatumikia nchi nyingine, na walikuwa wanatumikia serikali nyingine. Hakuna kitu ambacho walikuwa wanaweza kufanya. Agira ubwoba bw'imibereho, ahitamo kwirwanirira ajya mu gikorwa cyo gusoresha abayuda. Na woga ya maisha akaenda kulipisha kodi kwa ndugu zake, kwa kulipisha kodi. Abo yarakwiriye kuba umurengezi ahinduka kubarenganya kubw'ubuzima. Alikuwa amehitajika kwamba atakuwa msaidizi, lakini akaenda kuwaonea tena na kuwatesa. Abo yarakwiriye kurengera imiryango yabo ahinduka uyisenya kubw'impamvu z'ubuzima. Alipasa kusaidia jamaa yao, akaenda kuibomoa kwa ajili ya maisha. Biblia inatubwira ngo baramwanga, bamwangana n'abandi basoresha bose. Wakamtukia pamoja na wale ambao walikuwa wanalipisha kodi, watoza kodi. Kuko kwa sababu mu bayuda iyo bajaga kuvuga umuntu udakwiriye ubwami bw'Imana bavugaga ngo abanyabyaha, bakongeraho ngo bakoresha birikoro. Wayahudi kwa kusema wenye dhambi walikuwa wakisema wenye dhambi, kisha wanaongeza watoza ushuru juu ya wenye dhambi. Muri abo wibuke ko Zakayo yararimo, na kwa wale Zakayo alikuwa ndani. Ariko twavuze ko Mesiya we yazanye amatwara y'imbabazi. Mesiya alikuja na tabia aina ya nini, ya huruma. Zakayo amaze kwigaya ibyo yagendeyemo n'ukuntu ari bimunanishe. Zakayo alipojikaidi kwa ile ambao wanatembelea ndani na namna inachukiza. Buri abavandimwe, najua wandugu, kwereka umuntu ibyo ari gukora ko atari byo n'ubutwari ariko buto cyane.
kuonesha mtu mambo iko ndani anatenda ni ushujaa, lakini ambao ilikuwa ni ya kidogo sana. Utino naho tubwire gute? Sasa unatuambia nini sasa? Arakurusha ubwe kubimenya kwa bibi. Yeye anakushinda wewe kujua ile kitu anafanya kuliko wewe. Ubwo se niba warageza kumenya kwa bibi wewe utabikora, iwo bivamo ubiruriyemo, uba muri bene ubwo buzima, wavuga gute kumurusha ubuhanga bwo kumenya kwa bibi? Wewe mwenyewe umefikia kujua ile mabaya ambayo iko natenda. Sasa na yeye mwenyewe anaishi ndani ya ile mabaya. Atashindwa kujua namna gani kama ni mbaya na ni mateso anaishi ndani. Utwari rero mu rutubundi narevuze no kumufasha kumenya ukuntu yabivamo. Usucha kushinda ingine ni kumsaidia aina ya kutoka ndani ya ile vitu. Kristo ngo Mesiya bazanye amatwara y'imbabazi yashatse kundafasha Zakayo kuva muri ubwo buzima yanzwe na bene wa. Kristo aliyeleta tabia ya huruma alisaidia Zakayo kwa kuweza kutoka katika maisha ambayo alikuwa nayo. Aramubwira ngururuka kuko uyu munsi agakiza kari Anamwambia shuka kwa sababu leo wokovu itaingia nyumbani mwako. Abantu bamubonye ngo barabyivovote none bagezaje kubana na nimbobo. Umuntu w'umunyabyaha watumaze ibintu ajasoresha twiba muri biki nihahisemo kujya kurara dufite abatambyi dufite n'abafarisayo bakomeye. Watu wakati walianza kunungunika ndani ya mioyo yao, wakasema sasa tizama Yesu anasema ni mwenye haki. Hasa naenda ikana kwa watu ambao ni wa barabara, watu wenyewe wako bure sana, uko na maisha ya chini wa kusaraulika, wa maibogo nje benye iko naishi nao. Nibwo yababwiye ati umwana w'umuntu bo yamujya mumureba ntabwo yazanywe no gushaka abakiranutsi. Yesu akasema mwana wa mtu hakuja kutafuta wenye haki, amekuja kutafuta pia wenye dhambi. Yaje gushaka, alikuja kutafuta no gukiza na kuokoa icyasiri kile ambacho kilipotea. Narebye mu butumwa bwiza bwa Yohana ukuntu bamuzaniye umugore bafasha sambana. Niliwaambia habari njema ya wale namna walimuletea mwanamke mzinifu, walimshika na iko na zini. Biblia yavuze ngo abafarisayo bamuzanye, muza abafarisayo muri iki gihe cyacu n'abapasteri n'abatanga ba bishop ni ba eveke. Ni ba eveke. Baramubwira ngo uravuga iki ku by'uyu mugore? Nasema nini kwa ajili ya hii msichana? Umuntu bamufasha ari gusambana. Sasa hii banamshika iko na zini. Tukwibutse rero n'ibyo amategeko ya Mose yatubwira. Kumbushe sheria ya Musa jinsi inazungumza. Nuko umuntu nk'uyu akwiye gufatirwa amabuye. Mtu kama huyu apigwe mawe. Biblia iratubwira ibya Mesiya wazanyiwe amatwara y'imbabazi. Linasema Mesiya aliyoleta tabia ya huruma, ngo afata atangira kwiyandikisha hasi, akaanza kuandika chini. Abigisha ba Bibiliya bavuga ngo yabajije ibibazo bigera nko kuri 3. Arakoze n'abanaga bivuna gusingirizanya ibitekerezo ngo abenshi barabasha kumva ibyo turi kuvuga. Abigisha ba Bibiliya bavuga ko Kristo ngo yabajije ibibazo 3 ari kwandika hasi bamuzanye umugore usambana. Cyambere ngo yarabajije mbese niba ari ubutabera mu by'ukuri bugiye gukurikizwa umugabo we wasambanaga nawe ari. Haleluya. Amen. Hari umunyabwenge wavuze ngo kenshi twicara ku gasozi k'ibibi byacu twitegeye ibibi by'abandi. Buriya iyo uri ku gasozi ntujya ubona ibikariko, ahubwo ubona ibiri ku gasozi witegeye neza. Kristo Mesiya w'imbabazi barandika, waruzanye amatwara y'imbabazi. Arandika ngo mbese uyu mugore ko bavuga ko tumutera amabuye ko yasambanye, ubu no butabera bwuzuye tugiye gutanga. None se yisambanyaga uwo mugabo wamusambanyaga uwaye? Haleluya. Ikibazo cya kabiri yabashije aravuga ngo mbese abantu bose ko ari benshi cyane, itsinzi y'abantu yose iri kwikiriza inyikiriza imwe ngo uyu muntu aterwa amabuye, aho muri aba bantu bo nta bindi byaha bajya bakora. Reka mbabwire ngo umuntu utarakora icyaha naba ari we uba uwa mbere amwitereye amabuye. Iki kibazo kigiye kukivuga.
abyanditse bibacumita mu mutima ngo buri muntu wese akajya asoma ibyaha bye ahereye ku cyo yakoze mbere kugeza ku cyo aherukiyeho ubwo nyuma ahuye na Yesu, ngo abantu bose bakajya basohoka umwe umwe. Bibiliya irakoresha ijambo mu rusoro ngo Yesu Kristo agiye gusanga yisanga ari we usigaranye wenyine na wa mudamu. Baramubaza ngo se bajya bose bagushinjaga bagiye, amubwira mwigendere nanjye sinjye wenda kugucira iteka, kugira ngo Kristo nuko yatinye ko nawe ari umunyabyaha nuko misiyo yazanye amatwara y'imbabazi. Aramubwira mwigendere nanjye singucira iteka, mukobwa wanjye ntukongere gukora icyaha. Haleluya. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo muri uyu mubiri nta butabera no gukiranuka by'ukuri bishobora kubonerwamo uretse kuzatsindishirizwa n'igitambo cy'amaraso. Birashoboka ko polisi ashobora guhiga indaya yasambanyije akayiga mu muhanda kandi nawe yarayakoze icyaha hirya mu wundi murenge kandi akagikorana n'indaya, akirukansiri hano muri uyu murenge wahangaha ntazi ko yitwa. Kubera iki? Kuko kenshi cyane duhagarara ku misozi y'ibibi byacu twitegeye ibibi bikorwa n'abandi, ariko Kristo Mesiya niwe yatuzaniye amatwara meza y'imbabazi. Haleluya. Amen. Ibyo byari ko gukingura ikigwa kugira ngo twinjirane namwe mu ijambo ry'Imana mu nyigisho z'uyu munsi wa none. Isomo tugiye gusangira rero ni isomo bita homiletike kuko pasiteri yabivuze, ndagenekereza mu magambo y'Ikinyarwanda kuko izo ni indimi z'amahanga. Riravuga ngo kuba umubwiriza w'ubutumwa cyangwa se kubwiriza ubutumwa kinyamwuga. Bisubiremo, kubwiriza ubutumwa kinyamwuga. Kubwiriza twese turabizi, singiye kujya mu nyungura amagambo nyinshi, nshobora kuba nta n'abarusha n'Ikinyarwanda. Kubwiriza ni kumwe umuntu ahagarara imbere y'abantu agiye kubwiriza ijambo ry'Imana mu materaniro yo ku cyumweru se cyangwa mu mibyizi. Icyo gikorwa ari gukora cyo kuvuga ubutumwa bwiza imbere y'abantu nicyo bita kubwiriza. Kubwiriza kinyamwuga rero ni ukuvuga ngo mu buryo buboneye butanga umusaruro kandi bikwiye kuba ariko buryo bikorwa. Haleluya. Amen. Umuntu ashobora guhinga akaba umuhinzi, minagiri ikamumenya ko ajya ahinga, ariko bakavuga kuko nubwo ahinga bakwiye kuza bakamwigisha uburyo akwiye kuzajya ahinga kinyamwuga. Kubera iki? Kuko neza bazi ko ashora imbaraga nyinshi, ariko za mbaraga ashora zikaba zavamo umusaruro mukeya, tizimuha amahirwe yo gusarura byinshi ugereranyije n'imbaraga yakoresheje. Kubera iki? Kubera ko atabikoze mu buryo buboneye. Mu yandi magambo, kubera ko atabikoze kinyamwuga. Kubera ko hari amabwiriza, kubera ko hari inzira, kubera ko hari umurongo uboneye bari kumuha, akabikora bikaza kumuha umusaruro mwiza cyane uruta uwo avuye mu buryo yari asanzwe abyikorera gusa bisanzwe. Kubwiriza kinyamwuga rero biri, pasiteri yavuze ngo byinshi mutubona na hano si ibintu byizana, biri. Reka mbabwire amakuru ko n'ijambo ry'Imana ryigwa. Kenshi ntimukemezanye n'abantu bababwira ko umuntu ashobora kuryama cyangwa se agasenga, yasenga ijambo ry'Imana rikamuzamo, akabona Bibiliya akayirota akajya yivuga ariko atayigishije. Biba biri kure no kuri cyane. Uti kubera iki?
kuko Imana ntigikoresha umuntu nka robot, ntimukoresha nka robot, igimukoresha yemeranya n'ubushake bwe n'imbaraga ze ko agiye kubikora. Mwuka Wera ntajya dusomera Bibiliya, ahubwo Mwuka Wera adufasha amurikira ubwenge bwacu kumva ibyo twasoma cyangwa turi gusoma. Haleluya. Ariko ubwiye Mwuka Wera ngo urajye usomera Bibiliya, Mwuka Wera unambwire n'icyo bivuze, yanuma akicecekera ntacyo yabikora, ukazarinda usaza warabimusabye ufite imyaka 30 ukageza 70 Mwuka Wera yabikoze, kubera ko ubwami bw'Imana subunyagitugu. Imana yaduhaye umudendezo w'amahitamo kubikora cyangwa no kutabikora. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryigwa mu byakozwe n'intumwa ibice 8 n'umurongo wa 35 niba nibutse, ni cyanditswe kije kigenderewe cyane muri izi nyigisho. Bibiliya itwereka ngo Filipo ajya i Samariya, yahuye n'umunyetiyopiya w'inkone wagendaga ku igare, ngo yari afite umuzingo w'igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya, bagenda gisoma ari ku igare. Nanjye aho mpagirira amatsiko, ariko Bibiliya igihina ikatubwira iby'Imana yishima ko tumenya amadetaye, ntabwo kenshi cyane igiye yatinda. Wakwibaza umuntu asoma gutari ku igare, kuko kujya ku igare unasoma biragoye. Ariko ahari yari yareparitse aricaye yegamiyeho atangira gusoma umuzingo w'ubuhanuzi bw'igitabo cya Yesaya. Wasoma amagambo avugira ati, yacecekera imbere y'abamugirira nabi nk'intama icecekera imbere y'abayikemura urugori. Yaratutswe byasubizwa, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yarangwaga asuzugurwa n'abantu. Umuntu yari afite ishusho yo kwifuzwa, ngo bamubonaga asa n'umuntu wacumiswe n'Imana, wakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Ngo nyamara imibabaro yacu iyo yishizeho, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, ngo ndetse n'ibyimba ye niyo yadukirishije. Mwuka Wera abwira Filipo ngo gere uriya mugabo mubaze ngo mbese ibyo uri gusoma urabyumva? Ngo aramwegere aramaza ngo wa mugabo we, ibyo uri gusoma se urabyumva? Muzi igisubizo yashubije Filipo, yaramubwiye ngo nabimenya nte se bambe, ntawe ubisobanura. Ijambo ry'Imana kugira ngo turimenye bidusaba kuryiga no kurisobanura. Abantu benshi baravuga ngo Yesu Kristo yigiye. Ijambo rya mbere yavutse ku mugabo w'umubaji, nawe niyo mirimo ngo yakoze yafashaga ababyeyi be, ageze imyaka 30 kuri 12 gusa yatangiye kujya ajya mu rusengero no hejuru yaho agenda abwiriza mu muhanda. Ibikorwa byiriwe byari ibikorwa by'ubuzima bw'umwuka gusa. Abantu bakabaza ngo ni byari yagiye mu ishuri. Monishi yararirimbye aravuga ngo kwa mambo ya elimu Yesu ni mwenyewe, ngo shahada zake zote amezaliwa nazo, wasomi siku zake wamebabaika, hekima ya Mwokozi iliwatoa jasho. Haleluya. Ngiye kurusha mu Kinyarwanda. Yaravuga ngo kubigendanye n'ubwenge, ngo Yesu yabaye uhebuje bose, ngo kuko impamya bushobozi se yarazivukana. Ngo bari barize mu gihe cye barakabakabye bamwiruka inyuma ngo barebe ahakura ubwenge bw'umukiza wacu, ngo bubabize icyubi. Bashaka kuzaba nka Yesu kugira ubwenge, cyangwa nk'abigishwa bamwe bajya bavuga ngo barabarobye ntibize. Ariko babana na dogiteri imyaka 3 murarana mwira amaze kwigisha gusa ijoro n'amanywa. Ubwo mujye muvunja amakrediti mwebwe abagiye kuri kaminuza. Ubwo ni krediti zingana ziti, waburengeje doctor ufite professora n'ibindi niba wenda ukabihindura domaine umukajya mu yindi. Haleluya. Biradukwiye ko twigisha Imana, kuko ijambo ry'Imana ririgwa. Tugiye ko ntambwe rero yo kwiga uburyo bwo kuvuga ubutumwa kinyamwuga. Ndashaka dushingire ku cyanditswe Timoteyo wa mbere, muraza kumfasha. Hano ni mu ishuri, ntabwo ari mu rusengero. Dushaka niwumva ntafite za haleluya nyinshi,
ntuze kuntera amabuye nunasitegereza nta n'izo uri buze kubona. Turi kwiga rimwe na rimwe nanagutunguza n'ikibazo nkakubaza tese mubyeyi uziti kugira ngo utambeshe, kuko burya ngo amaso ntakanwa bibesheje umutima. Umuntu ajya kureba nk'uko uyu musore areba ukagira ngo ari kukumva nawe kumve yibereye hepfo yatangiye gucuruza amapyesitere cyane. Ntabwo murabona babaza ngo abadamu bashaka bakoresha utimana icyubahiro, ukabona n'umugabo arongera abantu aterere utari umudamu se bite bakamukoraho akabona kumanura, aba yabacitse ari i Kigali kandi bicaranye n'abandi muri Rubavu. Nuncika ndabimenya pasi siri mwarimu, ngira ngo ni mwarimu. Mwarimu ntazariwe ku muntu wamucitse. Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 15. Muzirikane ko turi kwiga uburyo bwo kubwiriza ubutumwa kinyamwuga. Murasaba se ngo nkomeze vore ngo runaka nasome ko ntarazi n'amazina y'abantu benshi se, ubwo nahitamo abapasiteri twagenda umusomyi mwiza w'ikinyarwanda. Mujya mu rusengero hari umuntu uzorusha abandi impano yo gusoma. Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 15. umurongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo inkingi y'ukuri igushyigikiye. Amen. Imana iguhumurisha. Mbikwandikiye kugira ngo, mbikwigishije kugira ngo, mbigutoje kugira ngo igihe tuzaba tutari kumwe naragiye ninatinda mu byo nagiyemo ujye ukora, ujye ubwiriza mu rusengero ariko uzi ibikwiye kugenzerezwamo, uburyo kubwiriza bigenzwa, uburyo babyitwaramo mu bari gukora igikorwa cyo kubwiriza bakabikora kinyamwuga. Turacyari tugendana yego. Uburyo rero bwo kubwiriza ubutumwa bitegurwa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo gutegura ikibwirizwa. Ibyo ni byo turi buze gutindaho cyane tuganira. Gutegura ijambo, gusoma ijambo no kuritegura. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwo kwitegura wewe nk'umubwiriza butumwa. Habayeho gutegura ijambo, hakurikiyeho intambwe yo kuba wakwitegura wowe nk'umuvuga butumwa. Kuko ijambo wariteguye yego, turaza kureba intambwe zo gutegura ijambo uko ritegurwa, hanyuma haze kubaho no kwitegura kwa nyir'ubwite nawe yitunganye yitegurire gukora bya bintu. Uburyo bwo kwitegura rero ni ukwegeranya ibyo asabwa byose ngo abe atunganye, ari we ukuri ukwiye gukora cya gikorwa. Hanyuma intambwe ya gatatu ni uburyo bwo gutanga ikibwirizwa. Ibyo cyane nibyo turi buze gutinda. Mbere ko twinjiramo ingingo ku yindi muri izi ngingo 3 turebeye hamwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari ibintu bigera kuri 5 umuvuga butumwa cyangwa se umubwiriza butumwa asabwa, agomba kubanza kumenya. Ibintu 5 umuvuga butumwa, umubwiriza butumwa agomba kubanza kumenya. Tutarisha kuri za ntambwe 3 zo gutegura ijambo uri buze kuzaganiriza abantu cyangwa se uzabwiriza no kwitegura wowe ubwawe ntugiye kurivuga, kuko ugomba kuba witeguye, uteguwe mu buryo busabwa n'uburyo bwo kuritanga. Noneho tugiye ku bintu 5 nibyo duhereyeho umuvuga butumwa asabwa kubanza kumenya.
ijambo rya mbere umuvuga butumwa agomba kubanza kumenya ni ukumenya ko ibyo azabwiriza abantu bigomba kubanza akaba ari we bibwiriza ubwe. Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana ni inkota ityaye w'igiterera mu yombi. Muzi icyo bisobanuye? Kuyivuga igakata n'uwabwira. Kenshi cyane bitugora iyo bitarabi ibyacu, ibintu bitari ibyawe bitagufashije, tubishobora kugira n'undi muntu w'isi bifasha, ntawe byafasha. Yakobo bice 3 umurongo wa mbere. Ni amasomo ntabwo twihuta. Yakobo ibice 3 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bene data ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba abigisha. Ashira ubwoba akajya bitangaza muri Rubavu akabwira n'abanyakigali ko ari umuvuga butumwa w'umukorera bushake. Akumva memuteye n'ishema akajya biratira abantu. Ariko Bibiliya iravuga ngo mukorere Uwiteka mutinya, mujye mumuririmbira muri guhinda umushitsi. This is not a privilege. Uzaba accountable. Ni wowe wambere uzabihagarara imbere y'Imana bikagucira urubanza. Turakwiye kuvuga muri Rubavu ko abantu bakwiye kuzajya bubaha Imana biri kuri uru rugero wayubashe bigeze. Pastor Jamari karabikora nanjye reka mpaguruke mbikore buriya se we arandushije. Yego karabikora nawe bikore mube benshi. Ariko hamwe na Pastor Jamari nawe n'undi uziyongeraho n'abandi buzuye umujyi wa Kigali n'abatuye mu bindi bihugu. Ntemugashake kuba bigisha gusa, ahubwo mujye mushaka uburyo mubaha ibyo mukwiye kwigisha. Bazacibwa urubanza ruruturwa abandi. Kubera ibo bari babizi, kubera ibo bari babisobanukiwe, bazacibwa urubanza. Nimutanabizi ugapfa gufojaringa, bazakubaza wafojaringaga ibiki. Hari umuntu wapfa guhaguruka akagenda agaterura imbunda hariya mu bubiko bw'imbunda z'igihugu akayifata niba ari mashini kandi agatangira kujya mu muhanda. Ni mu Nyanga se ko ndava hano hantu gera nahafashe. Ninde waguhaye iyi ntwaro? Ninde wayikwigishije? Wanditswe ku ruhe rutonde rw'abashinzwe kuzitwara? Wabiherewe uburenganzira naho bitangirwa? Uhamanya n'umutima wawe ko ibyo wari wajemo babizi? Haleluya. Amen. Itamu umwuka wera akabafasha mugakurura ibyo biri. Izatama abantu ijuru rizaho wagiye. Yesu. Ujye utanga ripoti yeye. Kwa madamu kubera ko baguhaye amafaranga y'ivuga butumwa bakagurira n'amazi. Gacupa k'amazi. Bakagutwaza n'agakapo. Biroroshe cyane kwifatira abaturage barafashe imbunda itemewe n'igihugu, ukabajyamisha hasi, ukababyusa, ukabagaragura uko ushaka, bakanabyemera kuko ntawe ukwigisha impaka kuko ntibabizi n'abaho bikorera. Ibikoresho bagihawe nani barabitojwe. Gusa amabwiriza agenga ibi bintu ubamo ujye uvuga gukora. Ni kangahe bijya bipfa kutworoherwa tufata urukapo ruremereye rw'uruhu ukajya kurugura ahantu kuri Goma ukarutumiza hehe kandika ibyapa ukajya uvuga ko abantu bakira indwara ukabyafisha ahantu hose bitangaza ukavuga ibintu bikomeye. Ibikoresho bagihawe nani barabitojwe. Gusa amabwiriza agenga ibi bintu ubamo ujye uvuga gukora. Ni kangahe bijya bipfa kutworoherwa tufata urukapo ruremereye rw'uruhu ukajya kurugura ahantu kuri Goma ukarutumiza hehe kandika ibyapa ukajya uvuga ko abantu bakira indwara ukabyafisha ahantu hose bitangaza ukavuga ibintu bikomeye. Indamu hano hari umwana w'umukobwa ikibazo mu rushako avuganye n'abahungu batatu, babiri bose bipfana uwa gatatu biri kugenda ariko umukobwa utari ifuku yabura abahungu batatu bamuvugisha. Ibyo bintu n'ubuhanuzi kweli. Muri psikolojiya y'ibyo bazabita ngo nesere. Umukundi heneze kundi sombe niko umuhungu nawe yaremewe kuzashaka igitsina gore kugira ngo babane.
wibesha abantu ngo wahanuye. Ibyo n'abantu zo mu mubiri ubwenge Imana yaduhaye butwigisha kuderibera no guhitamo. Kandi abantu 10 bazagutereta uw'Imana yakwandikiye ari umwe. Si ubuhanuzi, si ngombwa ko byitwa bonye visa abapagani basibona bangana bato. Banibye agasiga yisha umuntu mu Rwanda akabona visa imuhungisha akajya mu bihugu byo hanze. Haleluya. Paulo yandikira Timotheo unyumira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana no kuribwiriza. Ngo umukozi w'Imana udakwiye kujyagira ipfunwe kuko Bibiliya ayifite mu mutima no mu mutwe. Haleluya. Kwiriranya neza, kwiririkanya neza ibyanditswe. Ntabwo ari gufotari. Haleluya. Haleluya. Esiri ngo dushatse twayivaho. Ikindi cya kabiri umuvugabutumwa agomba kumenya. Akwiye kumenya neza ko ubwami bw'Imana, ijambo ry'Imana, ubwami bw'Imana butamwemerera kugoreka ibyanditswe kubw'inyungu ze ngo ayobye abantu. Byakozwe n'intumwa bice 20 umurongo wa 30. Ingingo ya kabiri niyo narevuze. Umuvugabutumwa agomba kumenya neza ko ubwami bw'Imana butamwemerera kugoreka ibyanditswe kugira ngo ayobye abantu kubw'inyungu zo kugera ku ndamuzi. Kuko ibyanditswe kukwirikanya neza ijambo ry'Imana uko risabwa, not anyhow. Usobanura icyanditswe nk'uko kivuga. Hari ibintu bibiri bibaho. Hari ijambo amagambo abiri y'Ikigiriki. Hari ibyo bita exegese, hakaba n'ibyo bita exegese niyo exegesis. Exegese niyo ya mbere, hakaba n'ibyo bita exegesis. Exegese no gusoma no kureka Bibiliya ikakubwira ubushake bw'Imana kugira ngo busobanukirwe nawe ububwira abantu. Naho exegesis no gushakisha ibitekerezo byawe muri Bibiliya ubyemeza abantu. Mbasobanurire kugira ngo mubyumve. Ushobora gukora umushinga nkawita nkumuriza abantu banje n'urugero. Uko murabona entitire cyangwa titire, murabona ikirango ko ntari cyiza nkumuriza abantu banje, ariko byagera imbere muri konteni nkaba umujura wo kwiba abantu. Mujya mureba mu organization ayangaya imiryango myinshi y'amawebishi bagira ibirango byiza bandi byiza cyane, ariko babatera inkunga akajya 90% agaheza abagenerwa bikorwa 10%. Kijya kirango ni ijambo yifashishije ngo yemeza abantu ibitekerezo bye n'irari ry'iwagiye gukoresha. Haleluya. Erega mani ibyo utekerezaho n'iby'igiciro cyinshi, inzira zanjye ni wowe uzimenya, aza kwifuza kwanjye ahara marira wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero. Ubwami bw'Imana ntibuguha umudendezo wo kugoreka ibyanditswe ku bw'inyungu zawe. Niko twari dusabye ngo badusomere mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 30. Umurongo wa 30 haravuga ngo kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Urakoze cyane. Gukururira abigishwa inyuma yabo no kureshya abantu ntuvuge iby'cyanditswe tureke ijambo ry'Imana ngo rikubwire ubushake bw'Imana, ahubwo ugashaka ubushake bwawe bw'ijambo bw'ubwemeza abantu.
kugira ngo ubone uburyo wataratinga abantu bakurikira, ubone abayoboke benshi byo wibonera ibya 10 n'amaturo. Amen. Ariko Bibiliya umwanditsi wavuze ngo no mu Kinyarwanda baravuga ngo akuzuye umutima agasesekara. Nta muntu uduhisha ibaba. Iyo bimurimo asura umukristo ugira amafaranga menshi, kuko ni uzamutekera icyayi na rwiyemeza mirimo n'ufite ikomeye ku Gisenyi, ni wazajya asura i Kigali mu Mbabarire tavano tushwanye. Ubu ni we nshuti ye kubera amazamukura hagana. Ntabwo duhamagarirwa gukora ibyo ngo dukore ijambo ry'Imana, kuko kwishakira indamo mu bantu. Haleluya. Imana iduhamagarira kubera abandi igisubizo. Ntabwo ari kubashaka mwindonge. Kristo yari umuhesha w'ubuzima. Kristo yashakaga ubuzima mu bantu. Ikintu cya gatatu umuvuga ubutumwa akwiye kumenya. Akwiye kumenya neza kuko ari umuntu ukwiye kugira imyifatire, imibereho, ubuzima bwahindutse butuma ababwiriza bamutekereza nk'umuntu ubayeho bisa n'uko ibyo abwiriza bivuga. Haleluya. Haleluya. Akwiye kugira imibereho, kumenya ko ari umuntu ababwiriza bakwiye kuzajya bamutekereza ko nawe abayeho kuko ibyo abwiriza bivuga. Navuze imvugo iziguye. Akwiye kumenya, umuvugabutumwa akwiye kumenya ko akwiye kuba umuntu ababwiriza bamumenya, bamusobanukirwa, bamutekereza ko ari umuntu bemeranya by'ukuri ko abayeho kuko ijambo ry'Imana azabwiriza rivuga. Ntabwo ari wa wundi uvuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga bavandimwe, ariko ibyo nkora ntimubyiteho. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo umwana wanjye, ujye ugera ikirenge cyawe mu cyanjye, kuko nanjye ndiho ndakigera mu kirenge cyanjye cya Kristo. Ntabwo ari ugutumira abantu agatoki ubabwira ibyo bagomba gukora ukabakorera imitwaro, wowe ubwawe utajya wemera no gukoza agatoki. Abantu ntibakubona, bakubone nka rorombodo. Uri imfashanyigisho kuri. Haleluya. Burya tubwiriza mu buryo bubiri, tubwiriza tuvuga ijambo, tukanabwiriza no mu buryo tubaye. Niyo ucecetse, imibereho yawe idivuga. Abanyamahanga baravuga ngo act speak louder than words. Ibikorwa by'umuntu ngo birasemerera kuruta amagambo. Haleluya. Nibyo bijya bivuga. Matayo ibice 23 umurongo wa mbere, tugarukire ku wa gatatu. Matayo ibice 23 dore ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa gatatu. Matayo ibice 23 dore ku murongo wa mbere tukageza ku wa gatatu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa bati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Komeza. Umurongo wa 4 ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo, ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe inyuma. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo. Nushaka kugarukira kuzakore amakanzu, ibitangaza, amazina no dusigaye twiyita marahemu seseseko mu buturi wari warize ageza nko ku mazina 6.
Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga Marshal. Mumenye ko muri kuganira na pasiteri tumubona umuvuga ubutumwa waje kubaturira nanjye ndiwe. Biriya bisina bikomeye sibyo bijya bituma uba pasiteri. La vie ne fait pas la moine. Ntabwo mwenda ari ubwira umuntu umupadiri. Padiri ni byahindutse. Ubukristo ni impinduka zakorewe mu mutima. Ubukristo si icyo umuntu ashoboye kuvuga ku birebana nabwo. Kwigira umunyedini no kwisanisha n'ibikorwa bibera mu materaniro, ukamenya kubyina neza, kuririmba, kubwiriza, gukora ibindi, imbere hatarahindutse ni ibintu bisa neza cyane. Kujya abana bajya bateranya bagashiraho bihwanye no kwitukuza. Abantu bose bajya bamenya ko iyo nzo bugira atari iyawe. Umuntu yanitegereje yabona hano akabona ibara ryawe ry'ukuri, ishusho yawe y'ukuri ikagaragara. It's about to change. Behavior change from innermost being, how very outside appearance. Hallelujah. Amen. Paulo aravuga ngo ntimukishushanye, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. Hallelujah. Bwana sifiwe. Umuzigo kuntu byakorewe umutima bijya bisemerera, bijya bivuga. Ntabwo igituma tugira amadisikuru menshi yo kwiga omeretike, ukiga na biriya bitabo byose ukaronda mu mutwe ukajya no muri PhD ukabaza n'ayandi ya online ukabaza n'ibindi byose n'insimburangingo. Nuko muri twebwe tutemezanya neza ko tugira imbaraga. Bibiri iravuga ngo ubutumwa bwiza tubwiriza si ubw'amagambo gusa, ahubwo ni ubw'imbaraga. Nubwo imbaraga kubereka ibara duhinduye pasiteri uvugira ikintu bwakoze mu mitima yacu. Ntabwo bwatwigishije kubuvuga, bwatwigishije guhinduka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abantu bajya bagutekereza kuri umuntu ubayeho bisa n'uko ibyo ubwiriza bivuga. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hari somo bajya bigisha mu iyobokamana ngo ni ATR, African Tradition Religion. Baravuga ngo ubuharike bwa kera nibwo bwari bwiza ugereranyije nubwo kuri ingoma yacu twitiye Kristo. Kubera ikibazo cyo kwitukuza tukigira abanyedini imbere hatarahindutse. Ugasanga umuntu w'umugabo yananiwe kuzana umugore wa kabiri ngo bigire inzira ajya agaragara ko abana na mama Shema na mama Vianney, ahubwo akagira umwe rubavu wo mwibanga, ubundi akamugira ku Rusizi, ubundi akaba mu Bicumbi, ubundi akaba iburasirazuba, kandi bose ari abagore be, ariko ntagire n'umwe agaragaza. Abapagani ba kera yarabyemeraga ku mugaragaro, akajya ahahira n'abana akabatekera, akigisha umugore muto, akigisha n'umugore mukuru, byose inshingano akazuzuza. Hari ibisambo byo muri iki gihe abantu bitukuje. Nta n'umwe ajya ahahira, byose nyine abana kubona byamurenze byose bigahurira ku murari kaba bagende bibesheho. None ubwo wowe ubaye iki? Ifurizone yo gutera amatabuza. Akajya muri Kenya agasiga abo batanga amaze kugira mu Rwanda cyangwa icumbi, akajya muri Kenya guhindura identite y'ikamufreji. Abantu bajya badutekereza ko ibyo tubwiriza bisa neza n'ibyo tubaye. Kumenya kandi ko ibyo dukora tutihagarariye twebwe ubwacu, ingingo ya kane. Ibyo kuvuga ubutumwa akwiye gusobanukirwa. Kumenya ko ibyo avuga bidahagarariye umuryango wabo. Ndi umunyabyinshi wo kwa runaka, papa wanjye bamwitaga Gahani wamvuka rukarisha wa ruhirimbura wa sebikabu uwakadida ka byinshi by'abamaranyirungu. Ayo mateka yose Paulo yaravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gisha. Ibya kera byose biba byarashize, byarahindutse kuba bisha. Ngo nicyo gituma biginga uhereye none ndi akagira umuntu uzongera kuntekereza kurikije amasekuruza. Haleluya. Amen. Gusobanukirwa neza ko ibyo ukora ubikora uhagarariye Imana, kandi ubikora uhinda umushyitsi.
not your business. Hari umuntu ushaka kwishongora hano akazana ibirango bya MTN akajya avuga ibintu byose aheza abantu amasimu kadatageze bamuhambira sha. Kugira ngo uhagarare MTN ugomba kuba ari byo ugomba kuba wujuje. Iyi ngo ya kane umuvuga butumwa agomba gusobanukirwa neza ko ahagarara ubwami bw'Imana. Either arafitinga cyangwa ntafitinga no kwitukuza. Twagendanye. Sobanukirwa neza ko uhagarara ubwami bwa Kristo kubwirwanya. Ntabwo ari amakuru yo kwasoko gusayirwa. Ingingo ya gatanu. Kumenya nawe ko ari umwigishwa wa Mwuka Wera. Uri umwanzi uracyariho kwiga. Njyewe nize normale primaire n'umwarimu w'ikinyamwuga. Hari ibyo bazabita ngo ni élève maître. Élève maître ni ukuba umwarimu ariko nawe w'umunyeshuri. Kugira ngo uhore wiga, uhore usobanukirwa. Ni muri uyu mubiri by'ubuzima bya methodology. Baravuga ngo when you stop learning you start dying. Uvuga amakuru yo mw'ijuru uherukayo. Uherukayo. Ndavuga ukuntu umuntu aba aherukayo. Uheruka kuganira n'Imana ryari. Uheruka gusenga ryari. Uherutse guca muri scanner y'umwuka ryari bakubwire ngo ikindi sicyo wateniwe bino wagaraze bino n'ibyo bizi. Baba wa mbinguni. Uheruka kuganira n'Imana ngo iguhe amakuru yo mw'ijuru. Cyangwa uri umuntu uba waracitse mu gisirikare yaravuyeyo kera ugasigarana imyenda yo muri ministeri y'ingabo. Ukajya ugenda yigisha abaturage. Nta matrikire ukibaho, nta ijuru ryaraguciye. Uheruka mu ijuru ryari. Uravuga amakuru yo mw'ijuru uheruka ryari. Yohana ibice 14 umurongo wa 25. Yohana ibice 14 umurongo wa 25. Yohana ibice 14 umurongo wa 25. Ubwo biterwa na version za Bibiliya zimwe ziba zifite 26 izindi 25. Ibyo mbibabwiriye nyiri kumwe namwe. Ariko umufasha ari we Mwuka Wera wo datazatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose abibutse ibyo nababwiye byose. Mana go umugisha. Babwiye mu muvuga butumwa akwiye gusobanukirwa ku ngingo ya 5 ko nawe akiri umwigishwa wa Mwuka Wera. Yego. Sikunda abantu basigaye bazamura ibiki. Ntabagitegura, ntabagisenga, ifite inyigisho z'ibigugu ziri muri yaje. Ahubwo yirirwa atemberana udukapu tw'imishinga y'inkoko, y'ingurube, y'inka za Kinyarwanda, karakomanga kuri World Relief, karakomanga hehe. Siko nimugoroba dufite amateraniro. Madamu Debere agenda, ari hanareba agenda yigeze ateguriramo akicuzura Umwuka Wera. Uyinzanire hano ndabe mu kibwirizwa amateraniro y'abandi. Hanabimubwira agahita afata. Uzi ikintu bibifashe uzito bigereranywa n'ibyo ngibyo ubukozi. Nugufata amodiakine muzu igihe bayiciriye mu Rwanda. Kuko virusi ya malaria itigihuye na amodiakine kuraroga abanyarwanda. Nigeze mwumva ko Dawidi yongeye gukoresha ryabuye yicishije Goliyati. Akazi kari karangiye agombaga kubaza mu ijuru bakamubwira ikindi cyo gukora. Afata imiti ya kera yaboze mu kabati. Itakiriho indwara yavuye icyo gihe zarakize abantu barigendeye. None ugiye guhagarara imbere y'abarwayi ugiye kuzana ya miti yabaye expired. Niyo ugiye guheza abantu. Turi umuvuzi urumurozi. Bibiliya yatubwiye ngo uwo Mwuka Wera niwe uzabigisha. Uheruka kuganira na Mwuka Wera ryari? Uheruka kuzura Umwuka Wera ryari ko buzuye amafaranga ya Rubavu mu mutwe n'amapariseri n'imishinga igezweho?
iyi nkoko n'iyi nkwavu ibyihuta ntibigira ngo byarangiza akaba ari byubwira abantu. Upfa gutora ibiti ukarongera abantu. Imana igitore abandi. Amen, amen. Tugiye ko ntabwo yo gutegura ikibwiriza. Noneho rya jambo ugiye kubwiriza rirategurwa. Haleluya. Erega mani ibyo ntekerezaho iby'igiciro cyinshi, inzira zanjye ni wowe uzimenya, aza kwifuza kwanjye ahara marira wahinduriye umunezero, ahara marira wahinduriye umunezero. Tugiye kugutegura ikibwirizwa. Kubera ikibwirizwa gitegurwa, ikibwirizwa ni ibiryo by'umwuka. Bibiliya iravuga ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye aribyura, adafunguye kugira ngo abarere, cya mbere, cya kabiri abakuze, icya gatatu abageze ku mwuzuro bagakiza. Ikibwirizwa kirategurwa. Iyo mu rugo mama ajya ategurira abana ibyari bubagaburire, akamenya indyo yuzuye icyo ari cyo, akavuga ati muri iyi ndyo abana bagomba kubonamo ibikomeza umubiri, bitera imbaraga, bakabona ibibyibusha umubiri, bakabonamo n'ibirinda indwara. Balance diet ari makomple. Ntabwo ari gupfa guteka. Buriya ufashe umuntu ukamuha amagi gusa, amagi si meza, akaba ariyo yirirwa kugeza nganye nk'aba bagabo niko basore bari imbere yanjye, yahinduka ikintu kibyibye kizapima ibiro nka 500, kitagira imbaraga, kitagira kuko iyo ntiyuzuye. Hasabagamo imboga, hasabagamo n'ibinyampeke bikomeza amagufa bitera imbaraga. Iyo ugiye guteka ijambo ry'Imana, utegura ikibwirizwa ugiye kuzabwiriza, uba ugomba kubiha umwanya, kemera akazi. Ababyeyi bari hano barabyumva, gukata ibitunguru, ukuntu birimo akazi, koza inyanya, kuzikata, gukora kwa kuntu dutegura biruhije. Niko dutegura ikibwirizwa. Ntabwo ari guhaguruka just mu butore Bibiliya uhagarara imbere y'abantu utangire kubwiriza. Amen. Ndasa ku ntego mu gutegura ikibwirizwa, intambwe ya mbere uheraho niyo gusenga. Usaba Imana ngo iguha ijambo, iguhishurire ubushake bwayo bw'icyo yifuza gukora, inifuza ko batumenyesha n'abandi. Sinababwiye ko bidukata bigakata n'abo tubwiriza. Double trancha double edge rikatira habiri ijambo ry'Imana katabucya nugarura hano ya azusenga Imana gushurira ubushake bwayo muri kirubwenge bwawe kumva ibyanditswe. Niba hari igitabo kigira kode ni Bibiliya, ubwenge bubamo n'inama zibamo nizo zubatse igihugu isi yose n'imiryango. Ariko umuntu utaheruka mu ijuru, utazusabana n'Imana, utuzuye umwuka we, aza kuzaho akazasamo umuntu wabasoma ibintu Kristo atakwinjiramo. Mujye gukunda hari akantu k'agacupa gatwikira kuri ekran ya computer, tubashe kumenya ibirimo, tunishizemo Kristo ngo we wakosora. Bibiliya kode, umwuka wera nawe ujye kode kugira ngo ubashe kuyumva neza. Senga Imana, umwuka wera gufashe Imana idekode. Hari amagambo abiri y'Ikigiriki, rimwe baryita ngo ni logos. Logos
ni ijambo rigarukira mu bwenge, science. Ubyumvira mu bwenge, ukabitekerereza mu bwenge, ukabyakira mu bwenge. Rema ni ijambo Mwuka Wera azaterura muri hajya menshi akarekuzanira ngo uyu ni wo muti wawe. Abavuga ubutumwa bari hano n'abapasiteri, hari igihe ushobora gusoma Bibiliya ukava mu itangiriro ukamara ibitabo bitanu bya Mose ntakarajyamo, kubera ibiri biracyari muri kode ntibirategura. Rema ntarazi, haracyari mu kode ntibirategura, ariko hakagera igihe musoma ukumva n'abantu biri kubwira abandi ni ibyawe, bijya nyine wumva ari ibyawe nibyo unasobanurira n'abandi. Umuntu umwe warimbumye, umuntu yari afite n'ahantu hari ibinogo byagombaga kubamo amazi. Ndihuta kuko n'urugero riyagaje. Kristo amaze kumuhumura, abantu ngo bagira impaka ku buzima bwe. Uyu ni we cyangwa si we? Abandi ati niwe twamubonaga yicaye hari, abandi ati si we. Noneho hatitabura turabona asa nawe. Bageze aho baravuga ati baramwegera. Ninde waguhumuye? Byagenze gute? Yabasha kubabwira yuko ari we. Arababwira ati ni njyewe. Ni njyewe. Ninde se waguhumuye? Ati uwambwiye ngo ni uwankijije, niwe wantegetse ibingibi se nta nubwo muzi. None se yaba ari misiya, yaba ari nde bamushakamo amagambo kugira ngo babone ko yavuze abandi bagereranya n'amadini wabo bagakora ku buzima bwa ba bishop akabona ukwabyo. Arabwira ati njyewe ntacyo nzi, njyewe nari impumyi. Mu magambo make yarababwira ati nabikeya njya numva nimwe mwabaga mubimbwiye. Nje bityo nabashe gusobanukirwa uyu munsi nuko nari impumyi, ariko noneho nanjye nkabande. Ugira ngo rero iyo yaje ajya kubwira disikuru byinshi, kamwe gusa kagakiza ubuzima bwe. Kamwe gusa kagakiza ubuzima, kamwe gusa kagakureka. Kinini kimwe pastor akoze Imana ikomeje kivuye mu bwami bw'Imana kizi indwara zose. Iyo usoma Bibiliya kugira ngo nihute, Bibiliya ntizipfa gusomwa gusa kuko wumva ushaka. Kuko ni mukubona abantu bose kuko nasoma Bibiliya ntakashaka ko abantu bamusobanurira, akihererana agasoma yarangiza agahita atangira kwandika ku byapa ko ari umuvugabutumwa mpuzamahanga. No kuyisoma birasabwa, hari amabwiriza asabwa uburyo ukwiye kuyisoma, ntabwo uyisoma anyhow. Kuko ni igitabo cyanditswe n'abantu bafite umuco utandukanye n'uwacu, bayobowe n'Umwuka Wera yego, ariko yifashisha ibimenyetso n'umuco w'abantu utari w'Abanyarwanda. Kenshi ibyo wumva ko ibivuze si ibyo bivuze, kenshi umenya ibyo yavuze uwahumekewe n'Imana mu mvugo y'umwimerere icyo byashakaga kuvuga. Iyo usoma Bibiliya rero ndavuga ngo utuntu dukeya tugera ko kuri 5 cyangwa ni 10, hanyuma tubone kujya ku yindi ntambwe. Iyo usoma Bibiliya, ibwiriza rya mbere ni soma usubiramo. Kobroma ingingo ya mbere soma usubiramo, tusome gusupa gushaka. Ingingo ya kabiri soma ufite n'amatsiko. Ubu mfite nk'umudamu wanjye ari nko mu Buraya mu Busuwisi akanyandikira ibibazo. Muzi ukuntu abantu bajya basoma bashishoza, asoma akajya asubiramo kugira ngo yumve ko bamubwiye tuzashira amafaranga kuri Western Union, bigiye bizagenda batakusagurizwa tuzaga. Ugiriye ukuntu abantu basoma amabarwa y'abantu yuzuye ibinyoma bashishikaye. Bwirizo rya kabiri ryavuze ngo soma ufite ikivuzwemo, avuze ngo ngurisha inzu, avuze ngo tuzagura ikibanza. None urihereze muri Bibiliya ni iki kivuzwemo? Iyo niki kivuzwemo bikurinda kuzayivugira ikitavuzwemo.
Haleluya. Amen. Abigisha ba Bibiliya bazavuga ngo uburyo bwo kurwanya inyigisho z'ubuyobe mu bantu niyo nshingano y'umupasiteri nkuru kuruta izindi zose, kuko umurumogi we arabizi ko ari rubi, kuko umuntu ukora ibintu bibi asenya amazu hano ku Gisenyi azi ko akora ibintu bibi, ariko Bibiliya iravuga mu ijambo ry'Imana n'urutare Kristo niwe jambo, ngo n'urutare rugusha urusitayeho ntajya yumva. Muzi umuntu ubibishije Bibiliya atajya yumva, uwo wayobeye muri ibyo kugira ngo umucamure umusubize ku murongo araremera kuruta amabuye. Ngo nibyo ukwiye gushishikazwa no kurwanya, kandi kurwanya ubuyobe nta kindi ngo wigisha Bibiliya ariko kuri, ukigisha ijambo ry'Imana mu buryo bw'ukuri, ibitari ukuri n'ibiza bazabyibwira. Tugabura hanyumvise mbaho urugero kugira ngo mubyumve. Leta y'u Rwanda iyo igiye kwigisha abanyarwanda note nshasha yakoze muri benshi, ntabwo ikibazo abantu bose bazaforoda bakajya gukora izindi mpimbano zisa nayo, ngo ibabaze ngo mubaza bahuye bazajya guhimba amafaranga batubwire tubyigisha abantu, muvuge n'abandi muvuge n'abandi muvuge n'abandi. Isa yigisha abanyarwanda inote ya 5 y'ukuri, bakavuga ngo iriho agaseke, iriho ibi kugira ngo nihazi itariyo bazahita babimenya bashingiye ku kuri bazi. Kuko buriya tubamenya abantu bose bari gutekereza guhimba amafaranga ngo babivamo, ndetse ariko kabaye akazi nako tubanaga. Niko pasiteri ashinzwe kwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo abakristo nihazi bitari ibyo babivuga. Ntabwo ari gufata udutabo tw'abayehova nguze kutubwira abakristo muzi ko nasomye mu gitabo cy'abayehova kivuga ibinini. Hari abantu benshi batatu basoma Bibiliya bakagenda basoma ubutabo buvuga kuri Bibiliya bw'amadini. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje muhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe kera, kuko ari byo byonyine bishobora kukumenyesha ubwenge. Igisha abantu Bibiliya yigisha ukuri, bitari ukuri n'ibiza bazabyibwira. Haleluya. Amen. Soma ushishoza, ndatambuka simbitindaho. Umenya ngo niki kivuzwemo bikurinde kuvuga ikitavuzwemo. Soma usesengura. Ngiye kuri aka kantu ko gusesengura. Dore ibibazo bigera nko kuri bingaho jya wibaza iyo gusesengura cyane turi gusoma. Ujye uvuga ngo icyo kivuzwemo ni inama ngo nzikurikize, ni umuburo ngo mwitwararike, ni amasezerano ngo nyategereze. Ibi gusoma ibi bivuzwemo ni inama ngo nzikurikize, ni umuburo ngo mwitwararike, ni amasezerano ngo nyategereze. N'ibindi byinshi baho urugero gituma wibaza n'ibindi ngiye kubabwira. Uranabaza ngo niki cyabanje mbere y'ibi, niki cyana amaherezo, niki cyakurikiyeho. Maratari umungurikira Yego. Ukimpata yeye umepata vyote, hata kusumbukia ya ulimwengu. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye umepata vyote, hata kusumbukia ya ulimwengu. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Gusesengura navuze ngo uribaza ngo ibindi gusoma ni inama ngo zikurikize, ni umuburo ngo witwararike, ni amasezerano ngo nyategereze. Byanditswe n'indi uvuga, ni bande yari ariho abwira kandi hari ryari, n'ubuhe mwifato yari yiteze kuba mwumva. Ijambo rya nyuma bivuze iki kuri twebwe abantu?
ko murumva ko tukiri mu gusoma gusa uburyo bwo gusoma gusesengura, ko murumva ko Bibiliya itagoye idakwiriye kwigwa, ikwiriye kwigwa. Umuntu umwe muri iki gihe dufite abafantome benshi baburikora. Umuntu harabaza bararabiseguye Bibiliya ngabirukanira abadayimoni. Bibiliya iravuga ngo inyuguti ziricisha, ngo ariko umwuka wera niwe utanga ubugingo. Kuko iyo akura ijambo mu nyuguti akarizana muri rema rikaba iryawe. Wowe uri kwisegura inyuguti, ntabwo bayiseguye n'ijambo, yisegura inyuguti. Abandi bafite ibibazo, bafite ibyo yashwanyeho n'abandi, akajya kureba ingingo imurengera. Reba Uwiteka nabonye umugabo mwagirana ikibazo n'undi muntu ku rusengero iwacu, agafata Bibiliya agasoma ku ijambo ryo mu isezerano rya kera bikomeye, akavuga ngo Mana mw'imfubyi ze ntizikibukwe. Ubwo bivuzwe nko muri Zaburi, cyangwa ujya wubakiye uzubakiye ariko muziyere ku ibyo hakoreye Abisirayeli. Muzi abasirikare b'intwari 36 bapfuye b'intwari ku rugamba babajenewe. Birababaza cyane. Yosuwa yikubitaza ariko Imana ngo ishano riguye, tutakaje intwari z'amasezerano ku rugamba kubera icyataka. Niyo mpamvu ijambo ryo kuvuma Yeriko, uzapima kubaka uyu mudugudu kandi azapfusha umuhungu we w'imfura wa mbere, urubyaro rwe ntirukibukwe, abamukomokaho bazabe kure y'abatabazi, maze umubiri agirana ikibazo n'undi rero agasimbukira kuri ibyo byanditswe muri za nyuguti rero agatangira kuzitondera. Wa mugabo usanga ari gusenga mu rusengero iwacu yarabyanditse ku bikuta pastor, imfubyi ze ntizikibukwe, abana be bazabe kure y'abatabazi. Ntabwo Bibiliya ari igitabo cyo kurwanisha, ni ibyahumetswe n'Imana, bitanga ubugingo, ntabwo byambura abantu gusa. Noneho umuntu umwe yari afite ikibazo, niba yari yahombye wenda acuruza amabuye y'agaciro, nazanye n'abantu mu modoka bakajya kuvuna abantu bahomba hano muri Rubavu bacuruza amabuye y'agaciro. Ako nako naragakopeye, ntaho tutigira buriya pastor. Noneho kubera ko yari afite umutwaro yahombye, akabona bagiye guteza amasambu ye n'amazu ye, ahita afata Bibiliya, barahaba abantu bateye gutyo, ngiye gufora ngo mfungure aho nserukira icyo hambwiye, biraba ari ihumure ryanje. Iwanyu hano Rubavu nabo barahaba bene abo, arafoye akubise gutyo, ahita asoma ahantu bavuga ngo Yuda arimanika. Pakina na Yesu abazimu bashi terekana ngo reforo bwa kabiri arafunguye, ahita amubwira ngo nawe genda ubigenze utyo. Noneho yatinya kuvuga ngo abazimu bashi, arati ibi ni ibiki ko bisa n'ibiri kumbwira ngewe. Asomya gatatu ahita amubwira ngo kuki utabikorana umwete. Muzitsi uwo muntu yakoze, yahise rero ukafata umugozi arimanika. Amahirwe Imana yatigira neza, abantu basanga utuguru turi mu kirere, umugozi barawutemye, bamubaza impamvu yo kwiyambura uburenganzira bwo kubaho. Ahita ababwira rero ibyamubayeho ukuntu yasomye Bibiliya. Ntabwo ari buriya buryo basoma Bibiliya. Ngomba kumenya ibyabanje n'ibihe, ibyakurikiye n'ibihe. Kuko iyo asoma ibyabanje yari kumenya impamvu zatumye Yuda yimanika. Tujye dusesengura. Pawulo yaranditse aravuga ngo abantu b'Iberoya bari bafite icyo barusha abantu b'i Makedoniya, kuko ngo barategeraga bari kubwiriza mu rusengero, ngo bagategera ngo bagera mu rugo iwabo Pawulo yari ariho abwiriza, ngo bakajya gushakisha mu byanditswe ngo barebe ko ibyo Pawulo yababwiraga ari ukuri. Not to swallow everything, ntabwo tumira buri kimwe cyose. Sesengure, tutafune twumva iminirika, tazabira umusumario wakurosha.
reka mutabatiriza kwa masanya sangira abantu cyo kumbingo ikurikiye kwitegura kumuvuga butumwa. Umuvuga butumwa rero yitegura mu byiciro bibiri. Icambere yitegura mu buryo bw'umwuka. Iyo ugiye kuvugira Imana, iyo ugiye kubwiriza, ukwiye kujya ku munzani w'ijambo ry'Imana, ugafata igihe ugasenga, ukabaza ijuru icyo ugiye kuvuga. Uyu muti ni wo ugeneye bariya abantu ba Rubavu, kuko birashoboka ko indwara abantu b'i Rubavu barwaye ishobora gutandukanye kure cyane n'iyabo iwacu i Kigali. Ugasenga, ugasaba Imana, ikagutegura wowe ubwawe. Mu kugutegura wowe ubwawe hariho gutunganya ubugingo bwawe, kugira ngo uhagarare imbere y'abantu ntacyo wishinja bigushize bw'Imana. Ubu hari nk'umukobwa twasambanya uwo ku Gisenyi, kugira ngo nahagarara hano nkabona ubushize bw'Imana bwo kuvuga, amaguru y'umugabo ahita ahinduka imigozi. Imigozi najya mvuga ngagira cyane abantu bose bari kundeba amaso kuko mushishikaye nawe gahita mva amakuru yanjye murayazi mwese hataburaho nari. Pawulo yandikira Timoteyo ngo ujye ugira umwete Timoteyo wo kwishira Imana mu buryo bwo gusenga. Nk'uko umugabo ushima naho udakwiye kugira ipfunwe. Imana ijye kwereka hari intege nkeya zawe Timoteyo uhatunganye. Ibyo nubikora muzikiza wowe ubwawe, ngo hanyuma muzikizanya n'abajya bakuru. Haleluya. Amen. Abatambyi mu isezerano rya kera bagiraga indorerwamo bagomba kujya kwirebamo bonyine ubwabo n'urukarabiro, kugira ngo abanze yisuzume ubwiwe ko nta kizinga afite, kugira ngo atajya gutambira abandi yinjiye ahera akagwayo, kuko nawe ubwiwe adatungana. Mu gusenga Imana izitwereka abo turi bo bukuri, tugatunganya ubugingo bwacu, tukikiranura nayo, tugahagarara imbere y'abantu ubushizi bw'Imana. Kuko muri uko gusenga habaho gusenga usaba Imana imbabazi wikiranura nayo, kuko ugiye kuba umutambyi. Ikintu cya kabiri usaba Imana ubushizi bw'Imana. Tugiye kukwitegura mu buryo bw'umubiri. Hariya mvuye kwitegura mu buryo bw'umwuka, ndiho ndagenda simbuka ibintu byinshi byo kwegeranya ibyo wateguye, uburyo wita ku magambo aremereye mu nteruro uri gusoma, kamenya amagambo, burya amagambo yose muri paragrafe cyangwa mu gika cyo mu gitabo cyanditswe ntabwo abashorera inkuru, hari amagambo mwikorezi w'inkuru iri kuvuga. Urugero we, iyo uvuze ngo ibi nibyo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kwizera. Kwizera ngo muzakongereho kwihangana, kwihangana mukongereho gukunda bene data. Ntabwo bavuga ngo turaganira hejuru y'amagambo angahe ngo numara uvuge ngo mukongereho nayo ni ijambo. Muraburamburigira, kuko amagambo mwikorezi y'inkuru nizanshinga, ukamenya ruhama, ukamenya icyungo n'icyuzuzo. Iyo uvuze ngo Petero na Yohana bari ku rusengero, ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, kubera iki bavuga ngo na Yohana kandi Petero ari waganirije ikirema wenyine, akakibwira ngo feza neza abo ntabwo bifite. Nuko kiriya cyungo kitugaragariza ko ibyo Petero yavugaga byose yabaga ari kwemezanya na Yohana mu mutima. Haleluya. Tugiye kwitegura ku mubiri kw'amasaha ya kijyana. Umuvugabutumwa akwiye kwitegura ku mubiri mu byiciro byinshi. Wenda twivugire bikeya. Kugira isuku ku mubiri wawe. Amen. Uhagarara imbere y'abantu woze witunganije umeze neza.
ndetse muzi ko dusigaye tugira isukari byinshi, imigati yadukuye amenyo, ibiki byose murasaka ugana branshinga mu kanwa neza kugira ngo udahumurira abantu nabi. Ukamara neza ugafunga ubuzima bwashaka, ugafunga n'iki gipesu kugira ngo hatagira umuntu uri buze kurangaza ngo dore buriya bafite ibyo ya mu mutima ameze gutya. Kamara neza ukigwiza kugira ngo utarangaza abantu. Ukanareba ko niriza n'ipantaro wayifunze neza niba uri umugabo kugira ngo utaza guteza umutekano muke y'amadera. Nyifato yawe iyo uhagaze imbere y'abantu ndatari kuri ya myiteguro yo muri sore ngaruka inyuma kuri wa mwiteguro yo muri no kwambara imyenda udakeneye kurangaza abantu no kubera impressiona ngo batere ubwoba. Abantu barakuzi rubavu kutajya bambara igikanzu ariko bagara bakubwiye kubwiriza, ariko wambukariya muri Kongo ujye gushakisha ibikanzu batigeze bambara ahantu niba ari mu batisa bwebwe ntabyo mukoresha nibajya kubona abone ndiguye imbere y'abantu n'ibikanzu. Ntabwo bari buze kuntegera ahubwo baribaza ku mpamvu se buriya yabitewe n'iki, noneho uziko ikanzu imubereye uzi noneho ube guko ugira isuku gusa imyenda yawe bifuze ariko nduje gushakisha ibitangaza. Kandi nituvuga ibyo ngibyo ntimuvuge ngo abantu bose bitegura kimwe. Uko njyewe nitegura bikwiye gutandukana rimwe na rimwe nuko bitwaza yitegura ko ubushobozi titubungana. Ntabwo Imana ipfa nanje uko ndambaye umwenda wavuye mu Burayi naho ugurira hano Gisenyi upfa kubufuze niko gutegurwa ndi kubwira. Ntabwo ari gushakisha umwenda w'igitangaza nabonanye gitwaza ngo niho umuvuga butu umwuka bari ntaba mu mwenda aba mu mutima. Amen. Icyo kundi Imana yacu tizi dusaba birenze ubushobozi bwacu. Kandi kintu gitangaje umuntu wese ku rwego rwe izimuha ubwiza tejya yandika uburabo. Njyewe hari ikintu kimwe cyaribaza nabona umuntu useka akaba mubi, njyewe ntawe ndabona. Niyo yaba murabona ko uburanga bw'abantu bakunze kuvuga ngo umuntu akumva kuba afite imisaya imeze gutya ari mureba ateriku bijya abantu bose barajya bavuga. Ariko umuntu wese ubaho ku isi Imana yaremye yasetse atera abantu bose umunezero kubera ibyo ubona umwenda Imana yatanze muri ministeri izo arizo zose ntaho batanga umwenda w'ibyishimo n'ibitwereke. Muri ho murangurikira ubona umwenda udodesherezwa mu ijuru honyine. Haleluya. Hari akartikile kamwe nasomeye karavuga ngo wifashishije amafaranga mushobora kugura umwenda ariko ntiwagura kubera n'igikundi. Wifashishije amafaranga mushobora kugura igitanda ntugura ibitotsi. Ngo wifashishije amafaranga wagura ibijya ariko ntiwagura apeti. Ibyo biva hehe? Mw'ijuru honyine. Umuntu ashaka kubigura afite amafaranga menshi cyane, Imana yaguha ibyishimo nubwo yaba gusumba pima metero 3 ukazuberwa kumurusha afite gushinga umuti. Tubijya bibatangaza ko iyo mubona umudamu utari mwiza cyane ariko agira urugo rwiza tukiba no mu gituraga abagabo bose bakaza barwanira kujya kwicara muri rwego rw'abamugore kubera amahoro yigirira, kubera ukuntu ari umugwa neza, kubera ukuntu abanye n'umugabo we. Ariko hakaba uwundi mwiza cyane kuruta ababisi bose we ntari bigiye ariko ufite umutima we utari mwiza. Bibiliya ivuga ngo umugore mwiza w'uburanga mubwira umutima mubi. Ibintu bitatu by'abintangaza. Icyambere ngo asa n'igitonyanga abangamira abantu ngo nk'igitonyanga cy'amazi kiza kiva ku mabati nijoro ahantu hatobotse ngo kigatonyangira mu nzu
apana ahantu hose ngo kuburira abantu bajyamye cyo mu mugongo we uzi ukuntu kiba ari kibi ngo ni kuwo mugore wo mu minsi ugira umutima mubi ateke. Icya kabiri ngo ameze nk'impeta y'izahabu bakwikiye mu izuru ry'ingurube, uzi ukuntu ibibangamiwe. Nibashaka ngo bazahita misaya myiza, nibashaka bazagerekeho amazina ameze ingurube n'indi mwabana kuyireba. Kandi ubwo ngo ni misi. Cya gatatu gitangaje ngo ameze nk'ikimungu, kanseri yo mu magufa y'umugabo wiwe. Urumva bidateye ubwoba. Umwanditsi w'imigani akavuga ngo ubutoni ubwiza burashukana, ngo ubutoni bwo ni ubusa. Igikundiro n'ubwiza n'ibyishimo bijya bitotesherezwa mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro ngo no kudapfa. Ibyo si byo byamaze abantu n'abantu. Umugabo w'i Kigali wese w'umukire babwira ngo ntazapfa kandi azahabwa icyubahiro kandi ahabwa ubwiza, ndakurahiye yatanga amazu yose afite, kuko n'utwo baza baja kugura bagasoza batanabibonye bazabapfa. Icya kabiri bazaba beza. Niba ari umusore uko imyaka igenda irangira niko agenda ahombana, niko imisatsi musezerera, niko amenyo agenda musezerera. Abamama bari hano nimunyange babwira ikintu kimwe gitangaje. Iyo ukiri umusore umukobwa w'umwangavu, amaso y'abantu bose arakureba. Ariko iyo ufashe icyemezo kibi cyo kwicuruza mu muhanda, baravuga ngo ubwiza bw'amarara ngo bumeze nka piramide. Piramide murayizi ni umunara. Ngo umunara uhera hepfo ari munini ukajya izagera iriya hejuru warabaye rushinga. Iyo uri ukiri mutoya bakwirukaho ugasa nk'umuntu ubyibushye cya gice cyo hasi cy'umunara. Ariko uko ugenda umubiri wawe wideteriora ukazasanga usigaye wenyine, nta muntu n'umwe ukikubaza izina. Twigendere ku buryo bwo kubwiriza kugira ngo usoze. Iyo ugiye kubwiriza rero turi ku ntambwe, ni ukuvuga tugeze ahantu hagarara imbere y'abantu. Ingingo ya mbere usabwa kuburiwe tuwikoremo umuntu. Abantu bajya mubona binjira munsi y'igisenge cy'inyubako y'urusengero agahita ahindura amajwi agatangira kuvuga nkagitwaza. Twigaga mu Bugande turi abanyeshuri, none abagande bafite ukuntu bene data singiye kubacogora turi mu nzu y'Imana basaka bakabyasi ukuntu bati in the name of Jesus I rebuke, I cast out. Noneho twasohoka hanze tukabegera twabwira bene data mugira amajwi amwe yo mu rusengero n'ayandi yo hanze. Kuko twese twinjirana namwe tuvuze ngo ni Dr. twinjiranye, ni Jambo twinjiranye, twagaramo mukatubera abandi bantu. In the name of Jesus I rebuke. Ukanywa gatuza akaraturika, I cast out, I rebuke. Tukajya twikora abantu. Hallelujah. Munyabwenge umwe musomyi wa Bibiliya yaravuze ngo abadayimoni ntibatigiraga Yesu kubera ubuhanga, kubera nuko yahazaga abantu agakora ibiganza, ubatinyaga gukiranuka kumuba. Tumuzamubona umugabo ugira agatuza gatoya mu mudugudu bamutinya kubera ukuntu ari inyangamugayo, nta n'amafaranga agira atisi. Hagira abantu bagira impaka bagahita bavuga ngo muhamagare Kamari ngo niwe uvuga uko ibi bintu byagenze. It's not about big voice. Ntabwo kugira ikijwi kinini n'imodoka bya V8. Hallelujah. Sikuko haleluya igiye kuza kandi ni mwari. Bwana sifiwe. Amen. Bantu benshi muri iki gihe bari kwitwa no kuba abasitari. Bo muri rindi umusitari, bo muvuga ubutumwa w'umusitari. Izo ni simbura bwite. Kabutera abantu ubwoba. Uburemere bw'ibyo ukora buva mu ijuru. Ijuru ribishigikira. Biraremereye n'ubwo wakongorera ugiye gucika.
abantu benshi hari umunyabwenge umwe wanditse aravuga ngo abantu benshi bagwira mu gukomera kuruta uko bagwira mu ndege. Samusoni umunsi bari bamutoboye amaso nibwo yishe abantu baruta abo yicishije akasaya k'idogora, ariko kera amaso yaravuye. Bashaka umusitari muzapfe baragutoboye amaso. Superstar ngo kubera uri umusupastar. Imana zarengewe nawe kuba bavuga ubutumwa bwa superstar. Amen. Haleluya. Ndacyarimo mumurikira? Yego. Buriya guhamagara kw'Imana nta ambaraje nziza mbi ibaho, nta ambaraje bibaho, nta ambaraje nziza ibaho. Biterwa n'ikipfunyitse n'inyungu z'uwayipfunyitse. Hari abantu bamwe Imana izahamagara kubwiriza mu bakomeye ibamenyekanishe ariko atari uko bakomeye, ahubwo haba abanyentegeko yabo mu makaritiye bubatse imitima y'abantu batanazwi no mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda, bashaka no kuzagenda mu ijuru ntabibamenye, ariko bari bihangana imbere y'amaso y'Imana. Ese muracyarimo mumurikira? Muracyamuze? Hano nahafashe munyirukana. Bwana sifiwe. Byose yaranditse ngo hariho umukinnyi umwe ngo wari umusitari yatsinze ibitego byinshi cyane ku isi kuruta abandi bakinnyi bose. Abanyamakuru baramwegera mikrofone batubwira utsinzi wagezeho, watsinze ibitego bitangaje, utsindisha umutwe, ibintu bitendesha amaguru, mugongo simbizi. Niki wabwira ubu bukinnyi bundi buriho bufutaguza mu mirenge, mu midugudu, mu tugari? Niki wababwira? Nta muntu wafungurira akagana. Arangije aravuga ngo nababwira nibagende baharanire ubutsinzi, bazatsinda ibitego byinshi, bazazamuke bagere mu bushorishori, ngo bazasanga nta kintu kibaye. Abantu bo kuri isi uko bajya bahuza amajwi ku kwamamaza ni nako bashaka kuyahuza mu kugutesha agaciro. Sigana no kuba no kogezwa n'abantu. Icyangwa mu byumva. Haleluya. Haleluya. Mu bututi twavuze gukomera kwiwe. Ubundi yari uwa gatatu mu bukire bw'isi, niko byavugwaga. Ariko bagiye kumushingura batwaye irigisi. Agira ibitanda by'amazahabu n'ibiki byose. Urashaka kuba umusupastar? Finishing very dark. Tuka umusupastar, uzaba umusupastar kwa Yesu. Nibashaka bazagushira ibifuniko, nta kibazo ntacyo bitwara. Nushaka nimukorera no murenge abapasiteri n'abasitari bazabaza bakomeke kama ibikarito muduboneke, nta kibazo wirwana nabo. Tukubura umusupasitari mw'ijuru. Haleluya. Hari abantu bajya bakomera kuri isi mu mbaraga zibifatika bakavugwa cyane, ariko bapfa bikibagirana mu byumweru bibiri. Hari abanyentegeko yabagiraga imitima yo gukunda abantu n'abagwaneza, bazamara imyaka 50 bavuga muri karitsiye bataragiraga nihe runaka. Yari umugwaneza, yakundaga abantu, yajyaga yihangana, yajyaga ababarira. Twebwe tuzi ko umunyembaraga mu bantu ari ufite ubushobozi pawa zo guhutaza abandi, ariko hari umunyabwenge umwe wavuze ngo, Salomo yarabyanditse, umuntu ushaka ufite ubushobozi bwo kwirengagiza inabi yagiriwe n'abantu ngo ni intwari kuruta intwari zifata imiti, zirwana zifata imiti. Hari igihe bigucika banezerewe ukisanga wavuze cyane, ariko gerageza ujye wigarura wajise. Ijwi ry'umuvuga butumwa rikwiriye kungana n'ingano y'ubwinshi bw'abamuteze amatwi. Ntabwo turi kubwira umujyi wa Gisenyi n'urugero. Ufite agasare kangana ukuntu
cyangwa uri kuvugira muri salo y'umuntu ukavuga ko uri kubwira umudugudu wose wa Nyamugari. Koresha ijwi rigana na audience y'abantu baguteza amatwi bari kugutegeka. Ko muri bukikibwirwa cy'igicikisho cyacu kuba umuvugabutumwa cyangwa umubwiriza w'ubutumwa w'umunyamwuga uri bitegetswe gukora. Kuvuga ingingo ya gatatu. Kuvuga amarenga y'umubiri wawe agendana n'ibyo uri kuvuga. Ndaza kubisobanura kugira ngo mubyumve. Umubiri ujye cy'amarenga. Iyo umuntu arakaye agira ati, iyo umuntu yishimye mu maso hawe. Kudire gutya. Ibyo uvuga bisene n'amarenga y'umubiri wawe uri kwereka abantu. Yesu amutukura icumu mu rubavu. Haleluya, mubuze haleluya. None si byo byanejeje? Ntabwo binejeje. Bitandukanye no kuvuga ngo Yesu wacu bamutukura icumu mu rubavu. Ariko gusitara bagushuka tukatu n'imvugo zacu zikaba zitandukana kure cyane n'imibiri yacu byerekana. Kandi bijyanye n'icyo uzicyo biba biri kuvuga ngo ibyo uyu muntu avuga n'ibyo umutima urimo biratandukanye. Kuko iteka ryose body language ni izihamye ibyo umuntu avuga hano ko biri ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Umuntu ntiyaza ngo asange wararwaye avuga ati ihangane mwene data ujye uriga hehe ujye ugira ni muri kuvuga ari kuvuga. Ihangane mwene data ujye uriga he amagambo sane mwigeze ngo mpare mvugo nahinduye vocabulary n'izina ariko body language iri kugaragaza ukuri ko umutima. Ikibabwira ko ari ukuri no kubipimanya bijya bigora. Umuntu ubwikora aza kwisanga agasanga byamucitse ntibikiriho bigendana kuko Imana n'umukozi w'Imana. Haleluya. Bwana asifiwe. Vuga urebana n'iteraniro. Kurebana n'iteraniro bitandukanye kure cyane no kurebana n'umuntu. Warebana n'umuntu kubera ari umujyama wawe niba ndibanda ariko nkamenya ko pasiteri ashaka kubashigikira ibyo ari kuvuga akaba ari we ndeba gusa. Cyangwa nkarebana na pasiteri kubera dufitanye ikibazo. Muri murakurikira turi kwiga isomo rivuga ngo kuba umuvugabutumwa cyangwa umubwirizabutumwa w'umunyamwuga. Si mpagaze hano kubwa pasiteri ku neza cyangwa nabi yabwiriye, mpagaze hano kubw'ubushake bw'ijuru. Amen. Mushaka kumenyekanisha Imana ishaka muri rubanda ruteranye. Amen. Kuko Imana ntiyantumye kuri pasiteri yiza kuba ari we yantumye nari kumuhamagara sinibaza muri aya materaniro nkamubwirira iri. Hanige biducika tukaza kubibwira ibyo abantu tukabibwira ibyo umuntu ku giti cye tukabibwira iteraniro. Mana yanjye singizwa kubantu bawe birampagije. Mana yanjye singizwa kubantu bawe birampagije. Umarisha gushavuye umari inyota abanyotewe. Kenshi ibyo tubwira abantu iyo bireba umuntu ku giti cye tukabibwira iteraniro biba byubakiye kuri kamere bitubakiye ku mwuka wera. Yaba mwumvise ako kantu. Kenshi ibyo tubwira abantu iteraniro byari iby'umuntu ku giti cye
biba byubakiye kuri kamere, tubyubakiye ku mwuka wera. Yego gasobanura. Iyo kubona ubuhanuzi bw'umuntu buri kubwirwa iteraniro ry'abantu 500, wa mudamu ufite agasaka kameze gutya karimo ibintu bimeze ukuntu byagenze ukuntu ese ubundi iri teraniro ndava mu mpunzi cyangwa mu nyanza telekonderesi ndabisha kuko hari abantu bashaka ko bateranira batiwe n'ibyaho, ariko ndavuga ukuri ijambo ry'Imana nipatira kuvuga. None se kwa nibyo uriya mudamu cyangwa uriya mupapa ubisanye ute mu iteraniro? Iyo amateraniro ashoje se ahita nika, ariko natwe rubanda twemera vuba niki kiba kibabwiye ko biba ari ubuhanuzi. Nshobora no kuva hanze navuganye n'umuntu imitwe ngiye kwikora, akaba ari umujama wanjye akanyemerera ko mvugira ibyo bimureba mu iteraniro ry'abantu, cyane ko bitaba byuzuzanya n'ukuri, ahubwo dufite target y'ibyo nge nawe dushaka kugera. Imana nikwereka ikintu cy'umuntu ku giti cye, uzakirike mu mutima, ushobora kumuteza ibyago by'abantu. Ijambo ry'Imana, musabe muzahabwa, mushake muzabona. Ariko umuntu udafite ibyiringiro arabiha abandi gute kandi nawe ntabwo afite? Daboro nta muntu ushobora kwemera ibyo uhawe uvuga ko ari ukuri, kuko nawe ubwawe ntufite confidence yo kubivuga. Be confident. Eye contact. Rebana n'iterambere, kuko turi kuvuga amakuru y'ibinyoma, turi gufata turavuga amakuru y'Imana bw'Imana humeke. Enege sikiriwa nibuka imibare sinanayikoresheje. Vuga neza umutwe w'ikibwirizwa ugiye kubwiriza. Turi kwiga uburyo bwo kubwiriza ubutumwa kinyamwuga. Vuga neza umutwe w'ikibwirizwa ugiye kubwiriza. Tubagarara imbere y'abantu muvuge ngo tujye dutangira Imana, ngo kwizera, tujye dusenga, tujye tuvugisha ukuri. Tubumva ko ari byiza, ariko tubifite indero, nta n'ubutsinzi bibuze gukora. Umugabo pasiteri avuze heza abantu ibwirizwa aricisha ugiye kuvuga, aricyo ubwira abantu. Ntiwavuga Bibiliya uwo munsi yose ngo irangize, niba unavuze byinshi ariko vuga byinshi byerekeranye byuzuzanya. Tuvuga ibintu bitandukanye, bahurugere kugira ngo mubyumve. Umuntu afite intego yo gutsinda igiti cy'inganzamarumbo akazana ishoka, murandeba uyu munsi agakata hano, ejo akaza agakata, ejo bundi agakata, ubundi bukurikiyeho agakata hagutyo. Muriho murabona kiriya giti yazagitsinda vuba? Ntabwo yagitsinda. Ariko umuntu ukomeza ishoka akajya yikubita ahantu hamwe bizasoza igiti agitsinze. Haleluya. Amen. Reka soreza. Mureke dukunde ijambo ry'Imana, mureke twige ijambo ry'Imana, mureke dusobanukirwe ibyo twizeye, mureke tuba bavuga ubutumwa b'abanyamwuga, mureke tubyitoze, mureke tubyige, mureke tubyimenyereze. Abantu b'isi bararusha abana b'Imana ubwenge. Umuntu ari mu kwiga akiga kontabilite mu mashuri ya leta muri kaminuza yemewe, agasubira akajya kwiga ahandi mu maformation bari kugira ngo abe umuprofesiyoneri. Kandi ibyo ni ibintu byose bigarukira n'ubuzima, bigarukira ku buzima bwo kuvuka no kugera rusororo kuba turi Kigali namwe mutahari byinshi. Ariko ibyiteka nibyo tujenjekamo. N'amategeko y'umuhanda urayishurira. Abantu b'isi bararusha abana b'Imana ubwenge, kuko ibyo bubakiyeho ibyiringiro byabo n'ibyo bakora bajya bifuza kubikora neza kinyamwuga. Ku buryo umuntu yiga ari umukontabule yarabyize i Butare,
akajya mu bindi bigo bakavuga ko hari uturogisiere twaje twigisha kontabilite bya kese diskonte disi bya konte wane konte sinzi by'amabira pasife n'amabira active bakamwigisha uburyo kontabilite yiga mu ikorwa mu buryo bw'ikinyamwuga akajya kugisha minervare kandi yaramaze n'indi myaka itanu. Ariko twebwe nitwe tugikora ibintu ndahagarara imbere y'abantu ikizamo n'icyo mvuga akavuga utuntu n'utundi nibakuruye ibyo kwizera nibakuruye ibyo gusenga nibakuruye ibyo byose akagira mureke twigisha ijambo ry'Imana tuba abanyamwuga tunemere no gutanga kubitangaho ikiguzi to pay the cost. Ahantu ndakunda kujya mu mashuri yigisha Bibiliya yobokamana wabwira umunyeshuri ngo yishyure amafaranga 20,000 ku kwezi ni nkaho umutebeye umwana w'imfura agataha ari kwijujuta ngo iby'Imana ngo nabyo bariho barishyuza. Nareba pastor kubwira umwarimu ngo akwigishirize gusobanurira umwana imibare somo rimwe atari kumva gusa mu rugo aguca 30,000 ku mwana preceptor timurize wari umukozi w'Imana yanajya no mahugurwa kaya gashaka ngo bamuhe n'amatike bamugaburi bamurudireho n'ibindi kuko ibyo arumva nta kiguzi yabitanga nisimbura mu disi n'ibindi isuku datandukiriye. Ariko iyo tugeze imbere y'abantu hari igihe umwuka avugana ibyo ashaka. Haleluya. Ikintu cyose kitagize ikiguzi kigwa nta nyungu uzigera ukibona. Ikintu cyose utatanze ikiguzi nta nyungu uzigera ukibona. Umuntu wabonye amafaranga yatomboye agakoza agakina roto akabona amafaranga ayajera nabi kuruta abantu bajera nabi bose bo kwisi kuko nta poste yatanze yaruhiye nta kiguzi byamu yabitanze reke tangi ikiguzi shakisha ndetse yaranditse aravuga ngo yemwe abafitiza inyota nimuze ku mazi ngo nudafite ifeza nawe naze ariko geze parabaza ngo noneho se kubera ko mujya mwemera gutanga ifeza zanyu kugura ibintu bitari izahabu nyakuri you pay the cost uratanga cost ku bintu binakwangiza aho usa amafaranga kasubire kamwe kagura ariko guheza umukristo waguriye ubundi fanta ya 500 ajya yimucurira sha buriya ngewe umugiza usiko twabahaye amata amezi 5 hanyuma se ayo mata we wayahawe nande wasanze yarameze ni papa wawe waguteganirije. Reke dutange ikiguzi dukunde iby'Imana tubitange ikiguzi twige kubwiriza kinyamwuga twigisha ko Imana twige gukorera Imana tujye tubyishurira kugaragara n'ubwo n'umuvuga ubutumwa afite cyakurushije yahishuriwe dukura fantu muhamagare hano mu mujyi wa Rubavu umwokereze na busheti umuganirize umukuremo amagambo meza y'ubwami bw'Imana. Amen. Tujya twishurira abana tukabishurira na preceptora n'ibindi byose imibare yose kaza hano n'icyongereza n'ibiki bamwe tukabohereza na Harvard bakabagarura babashije n'imirimo ku kibuga cy'indege Kanombe yazanye n'urumogi rwinshi. Hari umuntu wari wishurira umwana umukozi w'Imana wo muri Caritas wemera Imana uyikunda ntitubagira se tabagabo babizerwa bahari mumubwire tuzajya kwa amafaranga ngaraute amusuza mu rugo ukoresha abana amadevoir ijambo ry'Imana unabigishe kandi basengere. Ariko ko murabona hisi yahituganisha byoroshye uwatishura yabarengereye yaba ari umuntu w'umunyamibare mike ufata umwana ukamusigira umukozi wabuze amahirwe yo kuregwa ngo akurerere afite urumogi uburere umwana afata n'ibikomere bya wa muntu kubera ko nawe yarakomeretse ndaba yaragiye no muri kakazi ko yabuze amahirwe yo kuregwa akiri umwana muto. Fasha umuntu wifite ibikomere umugeretseho n'ibindi byawe agenda kurerere byo buri gaho yitegera ibyo kwifotoza ku mazi wirigwe mu mujyi ugire gute gutanga amafaranga ngo ugire pastor uzungerera mu rugo ganirira abana kandi basengere
ukumva uciye nk'amabere, kandi ubu yahaye n'umukristo utazakwirataho akajya kugaburira n'abandi bana b'Imana. Mana tugirire neza, Mana iduhe umugisha. Ijambo ry'Imana umugisha tubonye tunezerewe Imana cyangwa buri muntu wese abari kwandika niko bidusabye ko batubwiye yuko byinjirira hano basongera hano.